Reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Yes, ni breaking news n'amakuru n'amakuru akomeje kugarukwaho n'abantu benshi hano mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu rero byaje kuba byabera hano muri gare ya Nyabugogo, abantu benshi bakaba bakwimishwa bakimara kubona ibyaje kuba byahabera. Reka twifurize rero gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana tw'umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize gukomeza kugubwa neza. None rero mbere yuko tugaruka kuri aya makuru yakomeje kugenda agarukwaho y'ibi biremwa bidasanzwe byaje kuba byagaragara muri uyu mujyi wa Kigali, muri gare ya Nyabugogo, nk'uko amakuru akomeje kugenda bigarukaho, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Amakuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Niba ari ubwa mbere rwose ubanye natwe, ari bwa mbere ubonye iyi chaîne, kora subscribe cyangwa sabone, ubundi ntujye ucikwa n'amakuru yacu tuzajya dushyiraho umunsi ku munsi. Ni inkuru rero yakomeje kugenda igarukaho cyane. Nyabugogo, muri gare ya Nyabugogo haje kuba habera icyo twakwita ko ari nk'agashya cyangwa se ari ikintu cyaje kuba kidasanzwe, ubwo haza kugaragara ibiremwa budasanzwe nk'uko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen izanyu. Ese ibi biremwa byaje kugaragara hano Nyabugogo byaba byaturutse hehe? Ni ibintu rero bikomeje kugenda bitangwaho ibitekerezo n'abantu benshi bagiye batandukanye, buri muntu wese avuga ibyo ashaka. Ushobora kwibaza ese ibi biremwa bidasanzwe byaje kugaragara hano muri iyi gare ya Nyabugogo byaba bivuga ko bigaragara ko ari nk'abantu, ariko ugasanga uburyo ki biteye, umubiri wabyo uko uteye, ni ibintu byanateye abantu benshi ubwo bakimara kubibona. Bamwe dore ko bahise bakwira imishwaro barirukanka, bafite imitima yoroshye birumvikana, bahise birukanka, bafite imitima ikomeye nibo bahagaze ubundi barirebera. Koko ni ibiremwa bibiri bidasanzwe byaje kuba byagaragara. Benshi rero bagiye bemeza ko kimwe ari ikigore ikindi ari ikigabo, ariko mu by'ukuri bitewe n'uburyo byari biremetse, wabonaga isura wagira ngo ni umugore, indi sura ukabona ni umugabo. Ariko rero benshi bahiri bavuga ko bishobora kuba ari n'amashitani cyangwa se bishobora kuba ari bivejuru nk'uko abantu benshi bakunze kubyita. Ibi biremwa rero uburyo byaje kuba byagaragara muri iyi gare ya Nyabugogo, abantu benshi batunguwe, abantu benshi bumiwe, nk'uko rero amakuru yakomeje kubigarukwaho ngo ni imodoka yari iturutse mu karere ka Huye izanye abantu hano mu mujyi wa Kigali. Birumvikana yari izanye abagenzi muri gare ya Nyabugogo. Nibwo rero ngo bagiye babona imodoka irinjiye, ni imodoka ya kwasiteri nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Bikaba rero byaje kuba byaba mu gitondo cyo kuri tariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024, ubwo abantu rero bose bagwaga mu kantu muri gare ya Nyabugogo. Abantu bose baje kuba batungurwa n'ibi biremwa bidasanzwe, nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda bigarukwaho ngo imodoka yaje guturuka muri kano karere ka Huye itwaye abagenzi, irabazana ibinjiza muri gare ya Nyabugogo. Bageze muri gare ya Nyabugogo rero nibwo ngo batangiye kuva mu modoka, ariko abantu baje gutungurwa nuko bagiye kubona bakabona ibiremwa bibiri bidasanzwe bivuye muri iyi modoka, aho abagenzi bari barimo baraturuka bari kuva muri iyi modoka cyangwa se ubwo imodoka yari ihagaze, abagenzi barimo baravamo, buri wese yitegura kuba yajya muri gahunda ze, ngo nibwo bagiye kubona rero babona hasohotsemo ibiremwa bibiri bidasanzwe. Aribwo rero hahise haba icyo bita akavuyo k'abantu. Abantu bamwe barirukanka, bari aho hafi bakwira imishwaro barirukanka, abandi nabo bafite imitima ikomeye. Birumvikana abantu bahise birukanka n'abafite imitima yoroshye, abafite imitima ikomeye rero nibo baje kuba bahagarara, ubundi bareba ibyo biremwa bidasanzwe. Ibiremwa rero bidasanzwe byaje guturuka muri iyo modoka ya kwasiteri yari iturutse mu karere ka Huye, byaje guhita bihava, ubundi ubona ko nta nicyo byitayeho, ubona ko biri kwigendera, nta n'ikibazo na kimwe, nta n'umuntu byikanga, nta n'ikibazo, ubona ko n'akavuyo cyangwa se urusaku rw'abantu rwari aho ngaho. Ibi biremwa bitigeze bikozwa narwo cyangwa se ngo bibe byakangana cyangwa bigire ubwoba kubera urusaku rw'abantu, babikomeraga bavuga bati ibi bintu ni ibiki koko. Ibi biremwa rero ngo byahise bihava biragenda byicara mu tuzu, utu tuzu abagenzi bicaramo muri gare. Abantu benshi rero baraza barashungera, nibwo rero ngo
ngo byabonye ko abantu batangiye gushungera babaye benshi, birahaguruka birahava bigana ku ruhande rwo hepfo muri gare ya Nyabugogo, aho ngo byahise bijya kwicara rero ngo ni hafi ya ruhurura iri inyuma ya gare ya Nyabugogo, aho abantu benshi rero bahise bakangarana barirukanka, abafite imitima ikomeye rero nibwo ngo baje kuba bahagarara, ubundi ngo bihera ijisho iby'ibi biremwa bidasanzwe. Nk'uko rero namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu, ibi biremwa bidasanzwe urabona ko bifite amaboko nk'ay'abantu, bifite hasi nabwo bifite amaguru nk'ay'abantu, nubwo amaguru batabashe kuba bafata amafoto yayo y'ibi biremwa. Imisatsi biragaragara ko ari imisatsi idefirije, ariko wakwitegereza ukareba mu maso ukabona ko ari ikintu kidasanzwe, kuko cyaje kuba cyatera abantu benshi ubwoba. Uko byagaragaraga mu maso witegereje neza ukareba imisatsi ukitegereza neza, wabonaga harimo isura y'umugore, ubundi ukabona harimo isura y'umugabo. Ni ibintu rero byaje gutungurana ndetse bitera abantu benshi ubwoba, baribaza batese ibi byaba ari bivejuru, byaba ari bimwe bita aliens, byaba ari iki? Abantu benshi rero gusa nta n'umuntu wigeze aba yakwegera ibi biremwa cyangwa ngo yumve ijwi ryabyo, ngo ntibyigeze bivuga na gatoya, gusa ngo byicaye aho ngaho ndetse byahicaye igihe kinini. Abantu benshi bakangaranye bagize ubwoba bwo kubyegera, ngo nibwo rero mu gihe kingana n'isaha imwe bivuye mu modoka, ngo bagiye kubona babona ahantu byari byicaye hacumbye umwotsi urahuzura, umwotsi wari mwinshi koko. Ngo ubwo wa mwotsi rero wajyaga kubura na bya bintu cyangwa se bya biremwa bidasanzwe byahise bibura. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza batese ibi biremwa byaba ari biremwa ki, byaba byaturutse hehe, ese baba ari abantu baje bari mu modoka bajya gusohoka bagahita bahinduka ibi biremwa bidasanzwe, se yaba ari amadayimoni, byaba ari ibiki? Gusa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, bamwe mu bari bari muri iyo modoka baje kuba baganira n'itangazamakuru, bakaba bavuze ko mu modoka bari abantu basanzwe, nta biremwa bidasanzwe bigeze babonamo, ariko nabo bagiye bagatungurwa nuko bagiye kubona bakabona hasohotsemo ibi biremwa bidasanzwe. Gusa ikintu cyaje gutuma aha hantu byari byicaye hahita hacumba umwotsi ndetse bigahita bibura, ngo bikaba byatekerejwe ko cyangwa se byaketse ko hagiye kuza inzego z'umutekano, akaba aribwo rero byahise bibura. Gusa amakuru ari kuvugwa bikaba bivugwa ko nubwo byaje kubura bitagiye kure, bikiri hafi aha ngaha muri iyi gare ya Nyabugogo, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangaza. Ese koko ibi byaba ari ibidayimoni, byaba ari ibivejuru, byaba ari aliens nk'uko abantu basanzwe bavuga ngo aliens ngo hari ahantu haba ngo ibiremwa bidasanzwe kenshi bikunze kuza muri iyi si y'abantu? Bikaba rero ari ibintu byaje gutera abantu urujijo, bibatera ubwoba. Abantu benshi bakomeje kwibaza ibi biremwa bidasanzwe byaje kuba byagaragara muri iyi gare ya Nyabugogo. Abantu benshi rero bakaba bumiwe. Natwe tukimara kumva aya makuru tukaba twavuze tutireka tubagezeho aya makuru, tubahe neza ido n'ido y'ibi biremwa. Tukaba turi bukomeze gukurikirana niba ibi biremwa biri buze kuba byakongera kugaruka muri iyi gare ya Nyabugogo. Gusa byahise bibura nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho. Nguko ngayo rero iby'amakuru yakomeje kugenda agarukaho muri iyi gare ya Nyabugogo, natwe twari tuje kugira ngo tuguhe update z'aya makuru. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Amakuru yacu ujye ukurikirana 5 kuri 5 hagira amakuru yacu ajya gucika. Ni ibintu byoroshye rero bikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ntibagirwe gukora like ujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byuzo bishimire ndetse n'ibintu nabyo binenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.